Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubutumwa bwiza, ibiganiro bikomeza kuvuga icyo Yesu yakoze, icyo Yesu yakoze agikoreye umuntu. Uyu munsi rero dushimiye Imana yongeye kuduha uburyo bwo kugira ngo twongere tuganire. Kuba tugihumeka, tukibasha kuvuga, nabyo ni Imana iba yabikoze. Imana ibishimirwe, Imana ishimwe ko ituremeye n'uyu munsi kugira ngo tuganire. Wowe rero unyumva, wowe ukurikiye ibiganiro byo kuri iyi channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa, ndagushimiye ko watanze umwanya wawe, ndagushimiye icyo byagusabye cyose kugira ngo ukurikire iki kiganiro. Nkwibutsa kuba wanasharinga abandi, niba hari icyo cyakunguye unasharinga abandi kugira ngo nabo bunguke. Wibuke no gukanda subscribe kugira ngo ikiganiro kindi cyazaho ntikizagucike. Imana ihimbazwe. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku cyo kwizera Yesu bimarira umuntu. Abantu benshi bavuga ko bizera Yesu, umuntu uramubwira Yesu akavuga ati ariko Yesu nsanzwe muzi, akavuga ati rero ndagira ngo umwizere, akavuga ati nsanzwe mwizera. Ariko wamubaze se ko wamwizeye ufite ubugingo buhoraho, ese wamwizeyeho iki? Ugasanga ibyo akubwiye rimwe na rimwe ntabwo bihura n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira ku bizeye Yesu. Yesu rero ni umwana w'Imana wigize umuntu. Tubona ko ijambo ry'Imana ritubwira ko yahoranye n'Imana kandi ko ari we waremye byose ndetse ko ari we byose byaremewe, ariko yaje kwigira umuntu kugira ngo abashe gucungura umuntu. Wakwibaza ute se yamucunguye kuki? Ni ikihe kibazo umuntu yari afite ku buryo byasabye ko Yesu aza kumucungura? Ikibazo rero umuntu muri rusange yagize ni ikibazo cy'icyaha. Tubona ijambo ry'Imana nanone mu Baroma mu gice cya 3 bivuga ko abantu bose bakoze ibyaha, ko badashobora no gushyikira ubwiza bw'Imana. Kandi nanone umuntu akaba ari mu isi ashaka kujya mu ijuru. Ugasanga niba ushaka kujya mu ijuru, ariko kugira ngo ujyeyo hazajyayo umuntu ufite ubwiza nk'ubw'Imana. Noneho kandi umuntu akavuka yarakoze ibyaha ndetse adashobora no gushyikira ubwiza bw'Imana. Kwa kundi rero bakubwira bati uyu uvutse ni akamarayika, ni agatagatifu, nabyo ni ukubeshya. Umuntu wese avuka ari umunyabyaha kubw'inkomoko y'icyaha. Burya twebwe twanduriye muri Adamu. Imana irema yaremye umuntu umwe, yaremye Adamu, imuremera n'umufasha we Eva. Ibahereza ingobyi ya Edeni irimo ikintu cyose bazakenera. Irababwira ati ariko noneho ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntimuzakiryeho, kuko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Umwanzi w'abantu rero ni Satani. Imana yaremumanuye mu ijuru kubwo gushaka kwishyira hejuru. Yaravuze ngo agiye kuzaringaniza intebe yiwe ayireshyeshye n'iyisumba byose. Imana rero nta muntu ujya uyiba hejuru, nta n'ikiremwa cyayo cyajya hejuru. Niko kumanura Satani aza mu isi, ndetse urebye mu byahishuwe bavuga ko uwo munsi ari bwo bavuze ati wasiwe ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye. Rero Satani ageze mu isi yashatse kwanduza umuntu. Yashatse kugira ngo wa muntu Imana yaremye, wa muntu Imana yishimira, amushyiremo wa mwuka we wo kwishyira hejuru, wo kugomera Imana. Ashuka rero Adamu na Eva barya ku giti Imana yababujije. Ni nako guhinduka abanyabyaha, niko kwandura kamere y'icyaha. Urumva rero ko Adamu na Eva banduye
batari babyara umuntu n'umwe. Mu gihe nta n'umwe bari babyara, bahumanye twese tukibarimo. Nk'uko urebye n'ubundi mu byanditswe mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 5 havuga ko umuntu umwe yakoze icyaha, abantu bose bahinduka abanyabyaha. Uwo muntu umwe rero wakoze icyaha, abantu bose bagenduka abanyabyaha, ni Adamu, ni Eva. Bamaze rero guhinduka icyaha tukibarimo, bamaze kuba abanyabyaha tukibarimo, urumva ko natwe cya kibazo cyatugezeho. Naho ngaho umuntu yagiriye ikibazo, umuntu yabaye umunyabyaha atari yanavuka. Imana yari yaduteranirije hamwe twese, imyuka y'abantu bose Imana yayiremye umunsi umwe, yiteraniriza muri Adamu, yanduza Adamu twese tukimurimo. Ubwo rero naho twahumaniye, umuntu wese niyo mpamvu avuka wa mwuka we waranduye. Umwuka wari umunyabyaha, umubiri nyine umuntu yambara umubiri aho yawambarira hose bitewe n'uwamubyaye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ubundi muri Yohana rivuga ko ababyawe n'inyama n'amaraso cyangwa abavuka ku bw'ubushake bw'umugore n'umugabo bose nyine ni abanyabyaha. Niyo mpamvu rero ukeneye kuvuka ubwa kabiri. Ukeneye kuvuka ubwa kabiri kuko ivuko rya mbere ryagize ikibazo. Umuntu wese aho ava akagera avuka ari umunyabyaha, ndetse aciriweho iteka ku bw'icyaha cyakozwe n'abakurambere bacu. Uwo muntu rero arakura, bakamubwira bati yoboka idini, akariyoboka, bati tukubatize, akabikora, bati izihiza iminsi mikuru, bakabikora, bati tegura Yesu agiye kuvuka, bakabikora, ati turi mu gisibo, icuza ibyaha byose, akabikora. Ariko n'ubundi agakomeza kumva ari umunyabyaha. Impamvu ni uko washatse gukemurira ikibazo aho kitavukiye. Niba waravutse uri umunyabyaha, ukeneye kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri rero ni iki? N'ubundi turebye ikiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu, Nikodemu nawe yari umuntu uvuga ko ari umwigisha w'abandi. Ntabwo rero bitangaje ko kuba waba umaze igihe warayobotse idini, ufite n'imirimo ukora, ufite ndetse n'amatitire witwa, yenda uri nk'umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho se, uri perezida wa korali se, uri dirijante se, uri bishopu cyangwa uri padiri mukuru se cyangwa karidina, uwo waba uri wese, ariko n'ibivuko rikiri irya mbere, n'ubundi ufite ikibazo nk'icyo Nikodemu yari afite atarahura na Yesu. Nikodemu yari umwigisha w'Abisiraheli, abigisha kandi inzira y'Imana. Ariko biratangaje, urebye nko mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 3, ubona ko Nikodemu ngo byamusabye ko asanga Yesu bugorobye, kuko nawe yari umuntu wigisha abandi. Akavuga ati ubu bwami bw'Imana bwo nzabugeramo. Rero ngo ariherera asanga Yesu, aramubwira ati tuzi ko wavuye ku Mana, tese nakora iki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho? Ubwami bw'Imana nabugeramo. Yesu ngo aramubwira ati ese Nikodemu, nawe ukaba uri umwigisha w'abandi ukaba utazi ibyo? Aramubwira ati ariko umuntu natavuka ubwa kabiri, natabyarwa n'amazi n'umwuka, ntago ashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu rero Yesu amubwira ibyo kuvuka ubwa kabiri, ntago yahise abyumva. Yaravuze ati ese ubwo nakongera ngasubira se mu nda ya mama? Ariko nyine abantu babitekereza kwinshi. Ariko n'undi usubiye mu nda ya mama wawe ukongera ukavuka, n'ubundi wavukanye cya kibazo nk'icyo wavukanye bwa mbere. Kuvuka ubwa kabiri ni ukubyarwa n'Imana, ntago noneho ubyarwa n'umuntu. Ntago uvuka ku bw'ubushake bw'umugabo n'umugore, ntago ubyarwa n'inyama n'amaraso. Kuvuka ubwa kabiri Yesu yakomeje amusobanurira, amubwira ati nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, abayirebyeho bose bagakira uburibwe bakaba bazima, ngo niko umwana w'umuntu nawe akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera ntarimbuke ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Agera aho amubwira ririya jambo n'ubundi abantu benshi bazi, n'ubundi riba nyine mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3:16, avuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu uzizera uwo mwana ntazarimbuke ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Ariko uvuga ati dore kuvuka ubwa kabiri nyine ni iki? Ti Imana yakunze abantu, nawe yaragukunze. Wari gukurikira ibiganiro byacu uyu mwanya, Imana yaragukunze. Tugufitiye inkuru nziza yuko Imana igukunda cyane.
ndetse yifuza kubana nawe iteka uri umukiranutsi. Nubwo ujya wibonaho ibyaha byinshi, nubwo wifuza gukora ibyiza bikagutanga ibibi bikagutanga imbere, Imana iragukunda ndetse yifuza kubana nawe. Ariko nta bundi buryo yabana nawe, irashaka ngo umenye kuvuka ubwa kabiri niki. Nuko noneho witegereza Yesu, ukamwitegereza abambwe azira ibyaha byawe. Nuko witegereza Yesu, ukamwitegereza yahindutse icyaha atarigeze kumenya icyaha, nko mu gitabo cy'Abakorinto hatubwira, Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo 21. Kristo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Birashoboka nshuti yanjye, birashoboka muvandimwe, birashoboka mubyeyi, birashoboka mwigisha, birashoboka nyakubahwa uwo waba uri wese, birashoboka. Byizere, menya ngo Yesu Imana yamubazeho ibyaha byawe byose, imaze kubimubaraho iranabimuhanira. Ariko kugira ngo nubyizera, wizera iki? Wizera ko ku bwa Yesu Imana itakiguhanye, kuko yahanye Yesu mu cyimbo cyawe. Ntabwo Imana yaba ari umwesikoro ku buryo yahana Yesu imuziza ibyaha byawe ngo nawe ihindukire iguhane. Mu ndirimbo za kantike habamo indirimbo nziza nyinshi, harimo ivuga ati ese wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, ese imyambaro yawe irera? Hakabamo n'indi ivuga ati yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Iyo niyo nkuru nziza tugufitiye. Imana yaradukunze, ariko natwe byaduteye gukunda abantu. Tubamenyesha inkuru nziza y'umukiro, ukuntu Imana yabakunze. Yarabakunze ibatangira Yesu. Yesu yishyura umwenda wose Imana yakwishyuzaga. Ubu ngubu umutima wawe uruhuke, umutima wawe wishime, unezerwe, ntiwongere gutinya Imana, ahubwo uyikunde, uyikundiye urukundo yagukunze. Uyubahe icyo yagukoreye utari gushobora, niyo yari ifite ubushobozi bwo kugikora yonyine muri Kristo. Imana rero yafashe Yesu imubaraho ububi bwawe, imaze kumubaraho iranabumuhanira. Ariko Yesu mbere yuko yakira ububi bwawe, wibuke ko yari intungane, nta cyaha yigeze akora. Wemerere iyo ngurane, ufate ubwiza bwa Yesu nuko nawe yafashe ububi bwawe. Ubwiza bwa Yesu bukujyane mu ijuru, nkuko ibyaha byawe byamujyanye mu gihano, aricyo cyari igihano cy'urupfu rw'iteka. Ku bwa Yesu rero ntabwo gihano. Kuvuka ubwa kabiri nicyo. Kuvuka ubwa kabiri ni ukwizera. Kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya udashidikanya ko urubanza rw'ibyaha wari ufite, igihano wari warakatiwe cyo kurimbuka, Yesu yagihanwe mu mwanya wawe. Noneho ku bw'ibyo ntabwo ugihanwe, ntukigiye mu muriro utazima, ahubwo uzajya mu ijuru, kubera ko Yesu yaguciriye inzira ikugeza mu bwami bw'Imana. Dukurikije rero ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'inzandiko za Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 13, uhamya ibyo ngibyo tuvuze. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 13 haranditse ngo, ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Urumva mwene data Yohana nawe amaze kwizera yagize ishyaka, aravuga ati reka mbibandikire, be gushidikanya. Niba mwarizeye izina ry'umwana w'Imana, kuryizera ni ukumenya ngo ubwo ngubwo ubona ryizeye mfite ubugingo buhoraho. Ntabwo wakwizera umwana w'Imana ngo uzarimbuke kandi wizeye ko yahanwe mu cyimbo cyawe. Kwizera, hari n'igihe yenda umuntu avuga ngo arizera, ariko ugasanga yenda no kwizera ntiyizera. Ariko uyu munsi ndagira ngo nsobanure kwizera, maze noneho umuntu yizera ariko azi n'icyo yizeye, ariko namara kwizera ikimubwira ko yizeye nuko abona n'inyungu ituruka ku kwizera. Mwene data Yohana rero aratubwira ati, mbandikiye ibyo kugira ngo mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Niba warizeye Yesu, byemera udashidikanya ko ufite ubugingo buhoraho. Niba utaramwizera, mwizere, dore nta kindi cyamuvanye mu ijuru, nta kindi cyatumye Imana yihindura umuntu, kwari ukugira ngo umuntu nawe abone ubwami bw'Imana, umuntu abone ubugingo buhoraho. Rero umuntu udafite ubugingo buhoraho aba afite kuzarimbuka, kandi utizera umwana w'Imana, umujinya w'Imana uba uri kuri we, nk'uko n'ubundi gitabo
cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana kibivuga mu gice cya 3. Uwizera uwo mwana w'Imana afite ubugingo buhoraho, utamwizera amaze gucirwaho iteka, ndetse umujinya w'Imana uhora kuri we. Inshuti zacu rero, mwebwe dukunda, muhunga umujinya wenda gutera, kuko utizeye izina ry'umwana w'Imana, umujinya w'Imana uhora kuri we, nta bugingo buhoraho afite. Muhungire kuri Yesu. Yesu niwe buhungiro, Yesu niwe nkuge. Buriya Nowa abaza iriya nkuge byashushanyaga Yesu uzaza akatubera inkuge, tukamwihishamo, tukamuhungiramo. Uretse kandi n'ubugingo buhoraho, iyo wizeye Yesu ugira amahoro utigeze ugira. Iyo wizeye Yesu urishima ibyishimo utigeze umenya. Iyo wizeye Yesu ugira umutekano utigeze wumva. Iyo wizeye Yesu wumva ubonye ubutunzi butagira akagero, ubwo udashobora kubara mu mafaranga. Ndabararikira kwizera Yesu, ndabakunda kandi ndabakumbuza kugira ngo mukomeze mukurikire ibiganiro byacu. YouTube channel yacu yitwa Ijuru Ntirikorerwa, ariko na TikTok wayijyaho nayo ni Ijuru Ntirikorerwa, Facebook page nayo nuko yitwa Ijuru Ntirikorerwa. Murakoze cyane kudukurikira, tuzakomeza kubana namwe. Imana ihabwe icyubahiro ku bwa Yesu. Amen.